deixa dizer uma coisa muito importante. O José, para o cabani, entrou na cadeia, mas a cadeia só pegou o corpo, mas o dono foi e pegou. A visão ficou. Não importa onde que o mundo te posicionou. O que é mais importante é que a sua visão é que o dia que José chegou, quando chegou no reino, depois de passar aqueles tudo, depois daqueles problemas, o dom dele deixou no reino. Turasenze ngo izi mpeta zozwe n'amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo Theoneste nawe n'ubwo bahirwe n'urushako bagiye umugisha ku bw'isezerano ridapfuka bagiye kugirana. Tugushimira ku bwanyu byose ku bwa Kristo Yesu. Amen. Iyo umugabo na bene gihe Alice yuko Das palavras e vais repetir para colocar nele. Mubwira uti yewe tuyizere Theoneste mwambitse iyi mpeta wowe Mana ishimwe Alice nk'ikimenyetso cy'urushako rwera nguhaye umubiri wanjye nzakubahisha umubiri wanjye nguhaye ibyanjye byose kandi uyu munsi wo ku itariki ya 17 ukwezi njyewe nk'umushumba usezeranije uyu munsi kandi umukuru w'itorero Pastor Eric wa Yesu. Bibiliya iravuga ngo icyo Uwiteka yateranije ntakagira ugitandukanya. Nemeje no kuva uyu munsi eu declaro que a partir de hoje tuyizere Theoneste dia de hoje tuyizere Theoneste abaye umugabo